ntukurikirinda ibibazo bimaze kuba imbogamizi muri aka kagari. Yego mwana wa gitifu batuzaniye wagira ngo ni ikijunjama. Umva Jamuze, gitifu batuzaniye ikibazo noneho nazanye natagikemura genda jya no ku karere. Ariko se icyo kibazo uvuze utsindagira gutyo hari nibakwiciye umwana icyo kibazo ni bwoko ki? Ariko uzi ibyo umugore yankoreye mu ijoro yaguciye igitsina wapi yagurishije inka y'ubudehe atakubwiye. Mutegereze gitifu aze ibindi muraza kubimenya nyuma. Gusa birababaje. Muze ibi biri gutangaza iki kigabo gikunda ibiryo wasanga cyanze guhaha bakakiraza ubusa. Karara mu bisogororo by'ingurube nari bwaze kugusaba ibiryo iwawe ko wakerewe se mukuru. Uragakesheje rutukana na nyoko. Uko gisa wagira ngo bakigaburiye umunabi. Umva wasugabowe nawe ntumenyere. Icyo kibazo se cyabaye hano wanaguze ibintu byambayeho. I don't want peace. I want problems always. Niko mwabugabo ni gukora ibiki? Ndabona nubundi nabo mwayiremesheje muhaguruke mugende barabya. Mufoka mahanga hamwabigamo. Gabo gitifu niko mwabigabo mwe. Gitifu yatinze inama muhita muyiterura. Giti reka nkubwire uko byatangiye. Ugatangira uvuga ugasoza uva amaraso. Uvuze ari nduguhaye ijambo. Giti aka kagabo kagira umunwa. Nanjye nabikabwiye kuva kare. Ubwo se wewe wanditse SMS. Wowe uvuze naguhaye ijambo. Karyungure mbwira uburyo byatangiye. Uko bisa kose ndabona iyi nama itari burangira amahoro. Ahubwo Giti wamaye urushya nkajya kunyara. Genda iminota 2 mbe nkubonye hano. Ubundi gute ibintu by'ibigabo bibiza byanyweye ibikomo. Ibyaye tuba twanyweye se. Wibeshya ari cyayi n'ubuyoga bwa desamo mwanyweye. Kirindazi ndakwihaneje ntuzongere guteza umutekano muke mu nama. Jya kwicara. Murakoze babyeyi. Ninde wapfuye ni? Aka kagari nimba katarimo amadayimoni bagahambye umusazi. Muvuga ibibazo byanyu gusa mwirinde kuvuga twikomereze n'ibyanangaza. Iyo zibaye ijana urasara. Yewe Giti niba udashaka ko ukubita wavuze ibyo uvuga tukitahira. Ngatahe mwisenga. Ariko Giti hari akagabo kabuze. Ariko koko zikari ibyo kakaryunguri. Ihorere nzagaca amafaranga. Kirindazi komeza n'ikibazo cyawe. Giti njye umugore yarayafashe ku ngufu. Tubwire uburyo bagufasha ku ngufu. Giti nubwo museka ariko genda babaye. Ngaho tubwire uburyo byagenze rero. Jewe Giti nari ndi kwigendera mu muhanda. Umugore ahagaze mu muryango w'inzu abaramamagaye. Ubwo mba ndagiye ndamusuhuza nawe aransuhuza. Abarambwiye ngo muzirikire umushumi w'ijipo yari yambaye. Yaranyeshyaga kandi iyo jipo yari yayiregeje. Mukuyikoraho ngo pyu ubwo ibiraguye. Wese niba mutikuye mwana. Rukara yari itarahaguruka. Aha ubwo nturwaye. Ubwo indaye bakujyanye mu tuntu twawe. Giti mwiyame sinigeze ndarana na so. Ibyo sinabitindaho. Kirindazi komeza tubwira n'uburyo byakugendekeye. Abarambwiye ngo tujyane mu cyumba njye kumumanikira itara. Kabaye tukigera mu cyumba abasunikiye ku buriri. Abarambwiye ngo mukorere ka massage. Ubwo bakuyemo kakana abadamu bakunda kuba bambaye. Ubwo nisutiye. Ubwo nibyo. Ubwo nahise ntangira kumukandakanda ku mugongo nk'uko yari abinsabye. uvuga kabari nkanjye. Iki gisaza ni ikirayi. Kirinda ayo ni amahirwe ntabwo ari ikibazo. Muze ko numva buraya bwabayeho kuva kera no mu bihe byanyu mwagiraga uko mwigenza. Narese yagada. Abarambwiye ngo mushimira agaheri kari kwita. Ubwo mu minota mike ubwo ibindi bice by'umubiri byatangiye kwikoresha. Ibyo bice byakuvuyeho bitangira kwikoresha. Wapi byangumyeho nisanga twabikoze. Aha ubwo ramweseye. Nese ubwo ikibazo ufite ni iki? Nyine ubwo yafashe ku ngufu. None se ibyo bice byakuvuyeho birikoresha cyangwa niwe wabikoresheje? Nyine ni jyewe wabikoresheje. Ariko cecekaho ikibazo cyawe. Nagiraga ngo byakuvuyeho birikoresha. Ariko mwajya mugira umutima wo gutabara. Nimba umudamu yari afite akabazo kakamukemurira bibe ikibazo.
wagize imana abandi tujya no kubigura. nawe giti ujya ujya kugura indaya? Nese mwa baturage mwe ninde babwiye ko iki namba yari igiti? Ni iki muze? umubiri rata giti. Ongeraho aka kantu, ni umubiri kandi muzima. Wa mugabo we icyo nta kibazo kirimo, ahubwo ni igisubizo.